Yes guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye. Rero hari mining iri trend cyane haba kuri za Facebook, uraza kujya urasanga barimo bayamamaza, nujya no kuri Telegram hose urabisangaho. Ni mining nziza, ni mining itanga icyerekezo cy'uko mu minsi iri imbere ishobora gutanga amafaranga. None ndagira ngo mbere kukuntu mwiyandikisha cyangwa bayifungura step by step kugira nawe uyifatiranye cyangwa uze mu banyamahirwe bashobora kuzarya ku mafaranga iyi mining. Link yayo ni ngiyi ndetse na referral code cyangwa invitation code biba biri kumwe. Ndaza kubishyira muri groupe za WhatsApp ndetse no muri comment z'iyi video ndaza kuyishyiramo no muri description za video. Nta bindi bindi uri bukorera, urakanda ku kalinki, wagakandira muri YouTube birakunda nta kibazo, waca muri za groupe za WhatsApp ndaza gushyiramo link nta kibazo, urakanda kuri link. Okay, ukimara gukanda kuri link ndaza kuyishyiramo kando dutegereze ireti kujyana muri Play Store. Okay, reka dutegereze network loading fresh. Okay, ireti kujyana muri Play Store na application yitwa Atok Mining cyangwa Atok Network. Ukanda hano kuri install. Okay, kimara ukanda kuri install urayitegereza ibanze imare kwiyestara application. Rero murabona ko tuba tumaze kuyidownloadinga cyangwa kuyitresharija, uhita ukanda kuri continue cyangwa ukayikandaho gutya gafunguka. Yamara gufunguka ukaza ugaselectinga ururimi ruvuga. Abenshi dukoresha English, nimba ari France niyo ukandaho. Okay, nurangiza ukanda hano kuri next. Tugiye gukanda rero ku cyongereza English ururimi uvuga, ukande next. Numara ukanda next ukande hano hasi kuri get started, hano hasi cyane get started. Numara ukanda get started urabona ko referral code cyangwa invitation code iraza kuba yagize ute yijyanye mo. Rero hano ntabwo ukanda kuri login, oya, uraza hano ugashyiramo email yawe. Wamara gushyira nk'email, abizi ko email ushyira nk'email ugashyira ukarenzaho @gmail.com. hano urabona ko byijyanamo, ntabwo ibyo ngibyo ubishyiramo. Email urayitayipingamo nk'ibisanzwe, referral code iraba yijyanyemo. Nurangiza ukande hano kuri sign up. Reka tubikore. Okay, aza utayipingemo email yawe. Tukora uraza ugakanda hano kuri sign up umaze gushyiramo email yawe. Okay, ugakanda hano kuri sign up ugakomeza tuhakanze. Ukimara gukanda kuri sign up bahita bakuzanira icyo bita recaptcha cyangwa kuverifyinga ko utari irobo. Warangiza ukaza ugashyira urutoki mwaka kantu ahangaha, ugakozamo urutoki bisanzwe, ugategereza bakakuverifyinga bakakuzanira ibintu. Hano kutubwira ngo duselectinge ahantu hari bisi cyangwa hari imodoka nini, aza ukoremo ahangaha naha. Nurangiza ukande verify. Please also check new image. Hano ubwira nanone dukore kuri bus, tuyikoreho cya ku modoka nini turi kubona. Okay, tukande verify, duselecting imodoka nanone iri kureba inyuma. Kande kuri iyi hamwe n'iyi, kande kuri verify. Hano bari kuverifyinga ko utari irobo. Okay, nahangaha kore kuri iyi, also check new image. Iyo birangiye bahita bakoreza agakode kuri ya email yawe wakoresheje cyangwa washyizemo. Rero tugiye muri email kurebamo agakode bagize ute boherejemo. Duhite ko tuza dukomerezeho ahangaha. Uvamo ahangaha ukajya muri Gmail yawe, baba bashyizemo agakode k'imibare 6. Okay, tuvuyemo tugiye muri email Gmail.
dutegereze. Urabona ko agakode dore ni aka ngaka ka atoke network, urangiza ugakopiye cyangwa ugafate mu mutwe, byose birashoboka. 16,8,3,5 nurangiza uvemo, dukomereze hamwe twari tugeze, uze ugapestingemo. Ni aka ngaka, tegereze ama network. Okay, nizere ko muri kubireba. Iyo tugeze aha ngaha rero bahita bagusaba gushyiramo password cyangwa pin y'imibare 6. Ushobora gushyiramo 1 2 3 4 5 6 cyangwa ugashyiramo 1 6 cyangwa ugashyiramo 0 byose birashoboka. Iyo washyiramo yose nta kibazo. Okay, warangiza ukongera ukayisubizamo, ukabyemeza, ugategereza bakayiverifyinga. Okay, noneho tuno tuntu utegereza location twose ukagenda udukandaho bakatuvivura. Utungutu location ndetse na fitness, ukagenda dukora, ukagenda ukanda kuri aro, warangiza ugakanda done. Iyo umaze gukanda done bahita bakubwira ngo wakiriye amatoke cyangwa bonisi y'amatoke 10, ariko nanone kubera ko habayeho gukoresha referral code cyangwa invitation code, bisaba guca muri link y'umuntu aba yagize ute yaguhaye, warangiza ugakanda hasi cyane kuri correct. Okay, iyo umaze gukanda correct, mining ibigize ute ibifungutse. Nta kindi ukora rero, ni ukuza ugakanda hano kuri check in. Bakanda hano kuri check in, ngira ngo muri kuhabona, bakaguhereza 0.00667 by'ama atoke. Nyuma y'amasaha ane rero uragaruka nanone ugakanda kuri check in. Hanyuma gutumira abantu, uraza hano kuri aka kantu ko hasi kuri profile, ahangaha ukahakanda. Kimara kuhakanda uhita ubona invitation code yawe cyangwa referral code yawe. Ukanza ahangaha ubikopiye, iyi ni link biri kumwe na invitation code, cyangwa invitation code nayo ukayikopiya ubwayo cyangwa ukwayo. Nukuro bafungura iyi mining, ibindi cyangwa izindi update ziyerekeyeho nzagenda zibahereza gake gake, uko nzagenda ngira ute mbonaho amakuru, nzankora ibishoboka byose nyabahere ku gihe mu bantu ba mbere. Mbibutsa ko iyi mining iri trend cyane, muyiteho, muyitabire, muyi mining. Mbibutsa ko ku mining, izi mining zose nta gishoro na gito bisaba, n'ubuntu. Ciao, ndabakunda cyane bakunzi bambarusha Mining TV.